Ese waba uri abantu bashobora kugura data ku munsi, data z'ibihumbi 3 cyangwa se data z'igihumbi, uzi ko uzabikoresha icyumweru hashira amasaha 2 cyangwa se umunsi utaranashira, akubwira ngo maze gukoresha 90%, 50%, 75%. Izi message zose rero ziza zikurikiranye nta mwanya uciyemo. Ese wari uzi ngo haba habaye iki muri setting yawe rero ya telefone yawe? Hari udusetting utafunze dutuma data zawe zidashobora kumaraho iminota 2 cyangwa se iminota 3. Uko ufunguye mobile data ukimara kuzigura bakabakorera izo message ngo data zawe zishizeho, gura indi pack cyangwa se ugure booster. Muri iyi video ngiye kwereka setting ugiye gufungura kugira ngo ibyo bintu bashe kuba wabikemura bitazongera kugira bikubaho mu buzima bwawe bwa buri munsi. Urikire rero nkwereka uburyo tugiye kubikora, ariko nyaboneka liking iyi video, kora subscribe niba utarayikora, ndetse utubwire no muri comment icyo twazakubwiraho. Ikintu uri bukore rero, uraza muri setting ya telefone yawe, iyi setting, noneho muri setting ya telefone yawe uraza ukandeho. Noneho kijya hano muri setting ya telefone yawe urareba ahantu handitse sim and network setting. Hangaha sim and network setting urabona ko ari ahantu tunyura tugiye guhamagara, gusettinga umuyoboro tuzakoresha duhamagara cyangwa twohereza SMS. Uraza ukirike kuri sim and network. Noneho ikintu hano uri buze gukora, urascrollinga hano, urahita ubona nimero zawe za telefone, ibijyanye no guhamagara n'ama sim card. None ikintu uri bukore rero, urabona hano ahantu handitse data security intelligence network optimization, urahitamo hano ahantu handitse data security. Ahantu hitamo data security rero, data security ni ibintu bijyanye nyine na security ya internet yawe cyangwa se ya makuru yawe ukoresha muri iyo electronic device uri gukoresha. None ikintu uri bukore, uraza ubona hano handitse harassment filter, uhirengagize. Noneho kandi hano hantu handitse data setting and data usage. Ahantu ugira hano rero muri data setting and data usage, urabona ahantu handitse application usage, permission, phone access, screen monitoring, data saving mode, network management and data saver. Noneho setting ya mbere uraza urebe hano handitse data saver, niko ga setting ka mbere koroshye, data saver. Noneho uraza ukirikeho, nukirikaho rero bari bukwereka hano, urasanga kameze gutya, uraza ugafungure hano. Hano iyo ufunguye data saver akubwira ngo unrestricted data, one app allowed to use unrestricted data when data is on. Hano application imwe nizajya iba yemerewe kuba yakora muri background igihe uzaba warakoze data saver. Noneho hano ivuga kubwira ngo izagufasha kugabanya internet yawe ukoresha, ndetse bitume n'andi application atabasha kohereza cyangwa kwakira amakuru muri background yawe ngo bikudisturbinge cyangwa se bikumarire internet. Nubwo bavuga ngo hano internet yawe ishobora gukora gakeya, ariko bisobanuye ko ya mafoto bakohereza kuri WhatsApp igihe utari kuyikoresha, kuri Facebook cyangwa se ku yandi application, amafoto yawe atazafunguka igihe uzaba utarafungura iyo data saver. Ngiye rero kubera nkoresha wifi nshatse data saver nayihorera, ariko ngiye gukoresha internet isanzwe data saver nyishyiraho. Reka tuyirekere, none uzasubira inyuma gatoya uze urebe ino setting y'ingenzi y'aha ngaha, ariyo y'ingenzi muri izi zose, ariyo bita network management. Network management. Muri network management rero hano uri kubona ko batweretse akantu ka mobile data n'akantu ka wifi. Ibi bintu rero tugiye kubivuga kubera ko iyi setting niyo y'ingenzi, izagufasha kuba wa managinga internet yawe, ukirinda za message hatarashira n'isaha uguze nka gigabyte zawe 5 bakakwereka ko umaze gukoresha 75 cyangwa se 90%. Izi hano rero kuri mobile data bari kukubwira ngo igihe uzaba uri gukoresha mobile data zawe hano ahangaha, urabona ko ari data zawe nyine zisanzwe zo kuri internet. Urabona izi ni application zose ziba ziteguye guhita zirya internet yawe niyo waba utari kuzikoresha, ariko zifunguye. Urabona izi zose ni application rero, wenda ngira ngo nkwereke application udakunda gukoresha, urajya ukandeho gutya, noneho wowe ubu bikuye mu gihe internet izaba iriho, iyi application yawe ntabwo uzabasha kuba yarya internet yawe cyangwa se accessinga ugire gutya. Nujashaka kubisubizaho uzabigenze gutya. Noneho hano ushobora gufunga nenda ukavuga ati kuri data zanjye nta application nimwe nzemerera kuba yagira gute yakoresha internet igihe ntayifunguye, ariko igihe nzaba ndi kuri wifi zino application zose zizi updatinga zikoreshe internet. Ahangaha nidufunga kuri data tugashyira kuri wifi, izi application zawe rero zizakoresha internet igihe gusa uzaba uri kuri wifi. Hano ushobora no kubyemeza nenda ati igihe nzaba mfite data, igihe nzaba mfite wifi, zino application zanjye zizajya zikora, zibe zakonsoma internet. Rero wowe uraza urebe aka kadirishya ka mbere gasobanuye igihe waza gufungura ibitari byo. Akadirishya ka mbere gasobanuye ko iyi application izajya ikoresha internet igihe ari data, ariko igihe hari wifi ntigire gute ntibikoreshe. Wowe ubushatse wabyemeza yuko iyi ngiyi izajya ikoresha igihe hari wifi, ariko kuri data
ntuvivureho bitewe n'impamvu runaka. Ushatse kubivivura byose yuko izajya ikora igihe uri kuri wifi, uraza ahangaha uhita uvivura hano hose, biri buhite byivivura nukora kuri kano kantu ka wifi. We rero icyo urasitoranyemo ama application nk'ubunera nk'iyi Flow TV, nshatse Gemini n'Shuti, noneho ukabikora gutya ukemerera ama application udakunda gukoresha, ukajya tuno tuntu ugenda udukuramo kugira ngo byere kujya bikudisturbinga bikumarira internet. Rero niba urebye no video kufitangira kugeza irangiye, ndagusaba ukande subscribe, ukore like ndetse tubwire no muri comment icyo topic twazakubwiraho ubutaha.